gushika uburyo utazongera kundebera umugabo wandaye ako rero ndebereye nje bwinshi kuramo umva rero ngubwire washano ziba kunguramo umva wagakecuru umva ngubwire guca nukunzuzugura ukanzuzugura kana bigaragaza we ukanguramo na rinete ngukuramo zino zawe nzimene nzangiza ubibone ntabwo washano ngo yibaze karangubise kandi agafata gutya nakanirwa abuno yimbwa we nibyo uweze ngwenyo kuza wawe ngwenyo gondere ndaya kekano rero uri no mu buzima mundi wagiye urambara ukikwisa utambaraga ashaka nukirindira babwana babumva ko hari ukuntu winuka uri kumva ko bwiye ko ushuri umuntu onje nkoreho ngukoreho shanga ukoreho ka shamva reka ndi kumva ubutse umva ngo ubwize ukuri oya ndushaka ko nguramo sibundi gushaka oya reka nguramo ngwiyereke ndushaka ko nguramo n'amabere gerere basi ndagarishaka akaye ndagarishaka wanjega wanje binziwe wanjamira wimfata uramo no wandushimbaye wowe ariko ye sinzi nshinguka zinenya ku muntu mabere yanjye ko mabere na wanje kuramo imyende ngo enda dore we turacyahagaze we garaguye garatembye gabaye ngimyuko gabaye amakandara gabaye imishimi gabaye amasogisi ngaho uri mukobwa nyabaki tukanyara amagara wandumbi iyo ndimo nawe uremenya urandumbi urandunze wandumbi hayiwe urandunze haleluya iyo ndirimbo ni yani ndumbi ndika kutumbire hagumamo wabona igiye kukurogasha gumamo mwana azi gukina nore modo uyiguyu azi gukina mwana bazamuha igikombe urumva akanya no hano twakiri ibyamamare bibiri umwe harya bakwita nde bwira abanyarwanda ndagubanzi se ndamuntu utanzi pe niba ari umuntu utanzi niyandike muri comment ngo ndaganzi nitwaga koko nitwaga Tereza Nyiramacibiri yego komana yanje amazina ngamaje kubona gurusobeda gusa ndabasuje cyane mbifuriza ibihe byiza imana ibagomeze bandi biri coroshe inshuti zanje nibyo biteze kubabwira gira ijambo rimwe wabwira abakunzi bawe n'abakunzi ba BWoba Studio njyewe yego mana yanje ndababwira ikira ndabakundaga wowe ndumva atari ubwa mbere tukwakiriye hano amaze kukumenye suhuza abantu bawe urabona neza ndabakunda cyane urwaye ikaze nanone hano kuri BWoba Studio ikibazo rero umuntu warandiye nayivuze ngo mujye kwa BWoba mubanze mukandi gusa ndabakunda cyane ngira ngo rero nkuko mubibona hano twakiriye abatumirwa hano babiri umwe mumuzi nk'umukecuru undi mukamumenya mu mabara yose ngingumi oya ni ingumi wa ngumi we wambara rinete oya bamuzi mu mabara yose ari sireyi yutayindeze nge mwoba ni gute vuga ngo ni mukecuru kandi yambara amarinete umva ngubwire wanjege wanjinzo nuramukundeje abantu urambona akumwaga muri yuba ngugo nagutwaye iki kumujyo wifata ukaza ukandeza abanyarwanda batu abanyarwandakazi banyarwanda ndabakundaga ndamutima mubingiraga keretse umunda gundeye nigo ngira kumutima mubi bivuze ngo uri umukecuru w'umusirimu ndi umukecuru wiyubasha
so ntibabibona abanyarwanda koko ntabwo se tutabivuze ngiye kwivuga arasara ni umukecuru w'umusirimu harya ngo ni kajumba ni gake kayenze gute kajumba kajanye niki ye munda wapuze ngo ufite amazina numbuzanyemo na kajumba yatane koko igakoko yego sorry gakoko oya koko nitwaga koko nk'abandi mwero ukasacinga ngo koko uzahita ubona chano yanje ubundi rero ducara njimbaga n'abashiriye jewe ndi umusirimu none se hano ariko ibyo bintu ni wowe wabinzize nari nakubujije kandi ari ngaka nyine nakubwinga ibyo bintu by'abasirimu umukecuru w'umusirimu nakubwinga ibyo bintu by'abasirimu dukozaje ibinzi mwabandi mwera umuntu ariko reka nkubwire kuba uri umunyakigali ndago bivuze ko ugomba kumvata ukagambira ibintu byo ndashatse kugamba ukandekereza ibintu byo ndashatse kugira gute gutekereza ukanziga ibintu byo mbaga ndakeneye ngibintu wanzize ese ubundi birasa gute mwana wa ese ndi kubona nyine ntise si ibisanzwe ku bakobwa b'i Kigali neze ko wavuze ko erega n'ubundi n'izo rinete washyizemo ni iz'abasirimu rero kuba bagusize ariko njye ndi umusirimu mfite umwana ubaga i Burayi yego yarazinguriye kugira ngo agamaso ganje gaje garareba abanyarwanda ubwo njye namusize kano kantu k'abasirimu ngo arebye hano bati ngende koko ni ubwa mbere twakiye hano kuri BWoba Studio mu kiganiro nk'umuntu muri rusange ukubonye cyangwa se atari wamenya ngo ibikorwa byawe biba bihagaze bite gira ahantu umubwira wenda ashobora gusanga ibikorwa byawe se ubundi koko usibye wenda kukubona wakitinga inyuma ya kamera biba bimeze bite mbere na mbere ndabanza kubashimira abandi banje nawe BWoba ndagushimye kuba wanyakiriye hano Imana iguhe umugisha gutagabanyije kandi kongerere imbaraga n'amavuta bikuzure urakoze cyane ubwo rero mwabandi mwe mukurikira BWoba ndabashimiye namwe ukeneye njyewe cyangwa ibikorwa byanje wanzanga kuri koko cyangwa koko na Nyiragahitira cyangwa kwa Nyiragahitira official cyangwa kwa BWoba Empire cyangwa kwa BWoba comedy cyangwa kwa Mitsutsu comedy no kwa Wami TV no kwa Danizzo comedy cyangwa zose TV no kwa Gasikiri hose wanzanga yembagambari ungeneye mbega ukeneye kureba ibintu byanje ukeneye kureba ukuntu uko nginaga aho hose wanzangayo ubwo rero rwose ibikorwa birivugiraga ndago nababwira byinshi kuri ibyo ngibyo mbabwiye aho hose wagenda undeba ungurikirana ukareba ukuntu ngoraga ukuntu mbaye nawe wabishaka kunyiyungaho ni karibu rwose aho ngaho kwa koko na Nyiragahitira bagariho na nimero zanje iyo ungeneye urambamagaraga ukambwira ndi nifuzaga ko bigenda guca na guca aho ngaho rwose nanjye ngwitagaho ngakwikiriza cyangwa ngakwitaba icyumba jije ngakigusubiza murakoze narondogoye nuko mbabarira bivuze ko utajya usuzugura oya ndamuntu njaga amazi Borah kumbona tuje cyane ubaye oya niyo cyangwa nyuma yuko uvuye hano cyo wabonye umusheri ende kutamundanye ntabwo mbizi ubwo ndi kubona wakonje cyane cyaho yaha reka kavuga ko afite ikivugiro aravugaga pe agira umuntu nwa uyu muntu uyu none nge muretse nako mfite amakuru ngo hari filime muri gukina yitwa Inganzwa series ndagaswa kandi ari BWoba we ago makuru rero ugafite igice iyo filime ni ya BWoba yego kuri TV umva mana yanje mujyane BWoba ukoreshe ya subscribe wa muntu akora subscribe ubwenge n'ubwaje kunzi we ngo gutya muyirebe ngo we umuntu ngenza apfa ariko umuntu ugira ngo muyirebe nago yana umva rero mwabandi uko muri kundumbira buretse uko muri kundumbira abariko muzaje muratumbira iyo filime yitwa BWoba iri guca kuri BWoba TV uskunirenze se bro shamani yarenze no agataho nk'umuntu ushobora kuba afite wenda amatsiko koko
hageze nk'umuntu wenda ugira amatsiko akavuga ati ese koko ubundi nyine mu buzima busanzwe koko abaye hati nyuma ya kamera wamubwira iki? Umwamundi we rero umvitiye amatsiko sharika ngo ubwize ukuri rero bwoba nje ndabwoba ngiraga gucira kumbona wa muntu umvitiye amatsiko uzambamagare uzashake nimero yanje wayikura kwa bwoba wayikura hehe umbamagare umbaze uko ndumbaye onje ndashaje ariko numbamagara nza kubwira uko mbaye mu buzima busanzwe mu buryo burambuye. Amakuru urayimanye bazagumanze baguhamagare ibyo nibanga ryanje abantu bo bino ndabamenya gato ubundi koko wenda mu buzima busanzwe yarize cyane yize rero guca muri kundeba ndi mundumbira guca ngo mugira ngo ndi umuntu usanzwe go mana yanje go na kaminuza ndayifite wiki ufite doctora ufite A0 ufite masters uretse ngubaze waruzi ngo ndi umuntu usanzwe kubera ko numva ushaka kubimenya byose ariko nababwiye ngo nibanga hari ijambo ryo nyine muri kikimi urandumbira urandunze wandumbiwe iyo ndirimbo nawe urayimenya urandumbira urandunze wandumbiwe urandumbira urandunze wandumbiwe hayiwe urandumbira urandunze wandumbiwe haleluya iyo ndirimbo ni yanjye ndika gutumbire hagumamo wabona igiye kukurogasha gumamo akira amen nubanza hari amavuta we amavuta amina koko singaya hari ubundi bwa mbere na mbere ujya kuri kamera byatangiye ryari ujya kuri kamera uje kwa actinga comedy ego mama yanje ego hadi gisenyero amenyaga ndahumva iyi Rubavu yego giye mu murenge gwa Canza kwe ngo shabe byakomeye mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'ibihumbi 2025 tariki 22 amasasu gari kuva magurana nuko nisanze Kigali ngigera Kigali abantu barangunda umva njewe se ego mana yanje njewe sinakumbikundu indambara yateye iwacu mu kwa mbere ku mwaka w'ibihumbi 2025 ego mba ndavuga nje koko ndarari Kigali ndinya gurusasi bura gucira kumbona ahise ndari Kigali go munsi nateze ngiye imodoka nga saa 10 za kumanywa za nimugoroba nengeze Kigali ngigera Kigali rero ego abantu ego mana yanje nari mfite inshuti zanje none rero zakinaga kwakira kwa dadi wacu nyine kiramani mba ngiyeyo ubwo kiramani mva barambwendi rero ja gukina na mitsutsu nzakubwira ngo nagiye kwa mitsutsu gukora mu gukora naraginye ndakina ego bijyo bije bambwendi ngwino dukore bijyo nawe ngikora kwa bijyo numva undi witwaga Regis uramumenyaga yego naho njambita nje gukora yigo munsi mbese ndakubeshe ubundi ndaretse kuvuga kwizingira mu magambo ngo ngubwire details zose ukundu nageze Kigali muri 2000 ni nubwa mbere nari ngeze Kigali nje namenyaga kata mu buzima busanzwe wajya gukunda film ukumva oya kandi nzikundaga nzi no kubikina narabikundaga ni Rubavu nakinaga film uretse ko ari ubwa mbere nari ninjiye muri filime nyarwanda nyine hano Kigali mu bintu bijanye na comedy nagezemo mu kwa mbere 2025 Borah wese ari umuntu wigeze ukura wirefiraho mu ko actinga filime je bwanjye nari acting kuri gi niyumvaga cyane pe nta muntu warebaga ukavuga ati uriya muntu ukuntu yaktinga bavu Janet shanu kuri pe uramumama na koko mama azi nyine kwa actinga ikindi azi nyine n'umubyeyi pe mama buri make buri kimwe cyose uri umufana yo mu mabara yose bawumva ufite kuzagera ikirenge mu kiwe ntabwo nakigeramo ko ntabwo nshobora no kubona yishaka kukigeneye ko nakigeramo ariko hari ibyo najye nzageramo ni nk'uko ushobora kugira wenda umugabo nyine kugira sheri kandi ufite papa kuvuga ngo Imana izamfashe
nzagira umugabo umeze nk'uko wanjye kandi hari igihe utamugira nyine nanjye ndagondi kuvuga ko bidashoboka rero nanjye nubwo bahava mwemera wenda hari ukuntu byanashoboka wenda nkaba nkawe ariko ushaka kumenya amafana pe uramupenda amafana uramubyeyi pe kandi yari yubashye cyane kanya iki kibazo mwese ndakibabajije haba koko haba nawe Borah buri wese arakinsubiza uko acyumva akanya uvuze ngo muri sinema nyarwanda haba muri filimi cyangwa komedi mu bantu bakitinga neza umuntu ushobora kuvuga ati uyu muntu ndi umuntu w'umujaji utanga igihembo nanjye uyu nguyu ntakimuha ninde uvuge ku mukobwa uvuge no ku muhungu koko ninde yanjye ndamufite banza uvuge njye siko muzi uragira ngo ngambe mwese arakibabajije nyine nabanza game oya njye ndamufite ariko tubwire ndakwiyemye mama njyewe se wowe tu muri komedi haba muri komedi cyangwa muri filime bitewe n'uko yatinga yego ukaba wavuga ati ubwize kuri rero njyewe ndago nzi kugenda ngo ngenda hariya ngo ngambe ngo nje kujya indimi ngo nje kuvuga ndogerete oya urareka ngo ubwize ukuri nyiranzayina cyangwa se uwo bita Garfonzina mwana azi gukina nore modo uyu nguyu azi gukina mwana bazamuha igikombe urumva akanya niwe wagiterura ukakimuha nje navuze mu bagore n'abagabo n'umugabo ndamugamba walayi dore nagiterura ngo akimuhereza nase ngo ubeshe ninde umugabo ninde mitsutsu singo ubeshe mitsutsu azi gukina komedi ntabwo mwahuze nawe vuga ku giti cyawe ngize kuno twagiye ngaha nawe tubwire ku giti cyawe vuga wenda ufite se ntawe uzi wemera ndabazi kuko azi benshi abivuze abateranye ngiye mvugisha niba ubyimba turike ngiye mvugishije ukuri none sinjye mu bakobwa nyine mu bakobwa nubwo ari umumama namukubwiye ko ari bahava twagiye tubwira ahubwo we mbwira ngo muri komedi oya yakubwiye muri sinema nyarwanda cyangwa komedi bitewe n'uburyo acting ukavuga ati uyu namuha igihembo wavu nyine acting akagukwira ntushobora kuvuga batatu uvuga umugabo none yaba ari komedi cyangwa filime naribi ndayizi gukina ariko kamaze mere ku muhungu se wagambamwa kambara nyine umukobwa ndagwa muganze umukobwa oya kandi oya bahavu yambwiye ngurura modo wanjye kandi kano kanya nambwiye ngo wakina komedi ngo niki kandi bavunaga kina komedi wumvishe nabi ikibazo ni kwa kundi umuzi akina filime cyangwa komedi bitewe n'uburyo yakitingamo uwaguha igihembo ngo ugihe umwakiteri mwiza ku bagabo no kuba umugabo rero ngiye kubanza ikindi ariko bavunaga arimo ngera kubikora bahavarira modo wanjye kuri filime kandi uri kumbwira ngo filime n'abantu na komedi umuntu wakobwa wo muri komedi ndamukubwira urenze ubwo niwe mwakiteri n'ubundi wemera muvuge ninde ashobora kuba akina filime cyangwa komedi apfa kuba yakitinga umukobwa yari ngiyemo ni wowe yandiyemera okay twagiye ko bagabo umugabo ndagazwera umuntu ariyemeraga umuntu ariyemera ndahoraga kuki utiyemeraga ndagazwe umva njyewe nemera sibyo shangiye nkunda bamenya umukunda nk'umwakiteri nyine nk'uko nabivuze mwiza yego umwakiteri mwiza bamenya hamwe na papa savo abo bantu babiri meze gutyo bakubajije umwe uri kugamba oya njye mbafata gutya uwo yavuze bwa mbere twamwumvishe bafata nk'impanga oya papa savo bamenya bafata nk'impanga gutya bameze kuno ari babiri mana uzi impamvu reka nyivuge ni abahe bantu bigeze gukora hafi yabo bigeze batera imbere nkabo
urabizi ariko ndago turi kugendera mu gutera imbere bakubaje ngo bakinaga neza nawe uri kuvanga ibintu oya bakina neza nyine n'abagiteri beza kandi man ubwenge bafite bazabuhorana n'ibyo yari ku ruhande rwawe sibyo kebuke yari ku ruhande rwawe uko n'ukuri kwawe kudakuyeho uko abandi nawe wumva ko barengeye tubwire muri komenti tubwire umuntu wawe nyaboneka aba ni ku giti cyabo utagira utera ibuye cyangwa wenda ngo muri inshuti ngo kuko atakuvuze ngo ubwo arakwangana nta rwango ruhari mvara rero nibyo hatagira umuntu batwara w'umwikomo nibyo oya nyine wanjye no wambere ko nyine abagiteri ubwiye bambere barenze nyine wabavuze ahubwo nawe burari kwibaza ati kuki ntari mu bambere oya kandi urambere boss wanjye no oya kandi wamuvuze kandi oya Danizzo no wambere mwana umwagiteri wanjye kandi undi ni bwoba aya bwoba we ni ukumukinira ko nyine kurinda mufana bwoba natwe tumufane ni kumanipulate tumufane genda cyaro umunyeshuri ntago biraza umunyeshuri bwoba bwoba mana arenze nawe umva iryo zina wihaye bwoba bwoba regagira ubwoba reba agatima naka agatima kwa mukobwa ushobora kubona n'ingenzi oya bwoba ateye ubwoba mana nawe nabikorera kuri bwa ngo ariko nk'hano wenda umuntu ashobora kubabwira ati wenda ni nk'aka kanya umuntu ahise ababwira ati akabaha nk'insanganyamatsiko ati mwakitinga akantu ho gatoya mwabikora ndayivuga utya ninjye wabaha insanganyamatsiko ubundi se birarenze ubundi birarenze ngo kubita urushi ku buryo utazongera kundebera umugabo wandaye ariko rero ndebereye njye bwinshi kuramo umva rero ngubwire washano ziba kunguramo umva wagakecuru ukakubwira guca nukunzuzugura ukanzuzugura ukanabigaragaza we ukanguramo na rinete ngukuremo zino zawe nzimene nzangiza ubibone ntabwo hanyuma washano ngo bazi karangubise kandi nagafata gutya nkakanira mabuno yimbwa we nibyo uweze wenye kuza wawe wenyo gondore ndaya tukano rero uri no mu buzima mundi wagiye urambara ukikwisa utambaraga bagambaye ashaka nukirira babwo bana babumva ko hari ukuntu winuka uri kumva ko bwiye ko ushudi muntu onje nkoreho ngukoreho shanga ukoreho ka shamba reka ndi kumva ubutse umva ngo ubwize ukuri oya ndushaka ko nguramo sibundi gushaka oya reka nguramo ngwiyereke ndushaka ko nguramo n'amabere gerere basi nguramo ndagari ushaka akaye ndagari ushaka wanjye wanjye inziwe wanjamira wimfata uguramo no wandusha mbana wowe ariko ye sinzi nshinguka n'inyoko mu ndu mabere yanjyoko mabere na nyoko wanjye kuramo imyende ngo enda dore we turacyahagaze we garaguye garatembye gabaye ng'imyuko gabaye amakandara gabaye imishimi gabaye amasogisi ngaho uri mukobwa nyabaki ukanyara amagara